Yes, nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukunda aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, mukaba mwarakoze subscribe. Imana ibaha umugisha, nawe ugiye kuyikora Imana iguha umugisha. Ni Mama Nana official, Mama Mignoni, Wisenga TV, Baju TV show ndetse na Uplove. Mbega ama televiziyo Uplove ni he Aprike Bravo. Njewe nitwa City Hunter. Uyu munsi naninzi ko nari buvuga izina ryanjye. Mama Nana umeze neza? Umeze neza. Nari maze icyumweru ntakubona. Wari unkumbuye none? Wari ukumbuye nukuri. Hari abantu bavuze ngo nomero yanjye waje kuri The Blessed TV Karindwi. Yego. Baraza kuyibona. Ni kwa Mama Mignoni nabonye bayisaba ngo bashakaga nimba ari abacyara. Umeze gute rero? Ndashima Imana. Hagati aho urimo urasa neza rwose. Maze iminsi nkwa ku gikoma cy'ababyeyi. Twarabyaye nubwo Satani agenda bivanga ariko ubu uruhinja ruronka neza nta kibazo. Ameze neza ariko umubyeyi ntago biraza neza ariko dufite icyizere. Bizaza amahoro, amafufu n'amafaranga bigufu bike ndetse ako kantu kambye mpita numva nahita nsinzira. Ubundi twikomereze ikiganiro cyacu tuganire ibintu 20. Yego. Yatuma bashakanye bakomeza kubana nko mu kwezi kwa buki. Yego. Ibyo bintu rero Mama Nana nibyo agiye kutubwira. Yewe. Tumaze iminsi tuganira ibintu byinshi, tuvuga ku bintu by'umuryango byinshi bitandukanye, uko umuryango wakubakika. Twagiye tuvuga ibituma umugabo acinya umugore, tugenda tuvuga iby'umugore akunda, tuvuga iby'umugabo akunda, tugenda tuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi nifuje yuko tuvuga ku bintu 20 byagufasha kubana neza n'uwo mwashakanye. Mu by'ukuri umuntu wese ahava akagera yifuza guhorana uburyohe bw'urukundo. Nubwo umunyarwanda yaciye mugani avuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nubwo zikomanya amahembe mu kanya ziraganira. Buriya najyaga mvuga kera ko nta mugabo wankubita ngo twongere guseka cyangwa ngo tujye mu gitanda turyame. Ariko naje gusanga ni ya mahembe twakomanyije, noneho nyuma yo gusabana imbabazi no kwiyunga tukongera tugasubira mu buriri tukaryama tukishima. Cyane ko twese turi abana b'abantu. Ku ruhande rwanjye mfite amafuti, ku ruhande rwe afite amafuti. Rero buri muntu wese yabashije kumenya ko ari umunyamafuti na mugenzi wanjye ari umunyamafuti, mubasha guhuza ya mafuti mukagereyo mukuramo andi mukubaka urugo. Hamwe n'ibyo rero mbazaniye ibintu 20 byatuma ubana neza n'uwo mwashakanye. Yego. Icyambere ni ukubaho uwo mubana. Cya icyo kubaho uwo mubana. Ntumwubahuke. Mwaba muri mu bantu niyo yavuga ikintu ifuti mu bantu, irinde kukomanta cyangwa kuzinga umunya ngo umwereke yuko avuze ibintu atagombaga kuvuga. Ibi nagiye mbibona kenshi, twagiye tuba mu madini atandukanye, ugasanga umugore n'umugabo babana mu nama nyobozi wenda y'idini y'itorero. Umugabo yavuga ikintu umugore agahita amumena sayihuse, kandi akagombye kugira gute kumushyigikira. Umugore yavuga ikintu umugabo agahita agikubita, kandi bari butaye bajye mu ishuka imwe. Ubwo urumva ukimukubitira mu bantu umutima ntumurya. City Hunter nari ikintu kibabaza mu buzima ni ukubona umuntu ukunda kubabaza, no wari kugushyigikira agushyigukura. Yego. Ukamwubahisha no mu bandi igihe cyose, kandi nawe ukiyubaha, kuko iyo wiyubashye nawe uramwubahisha. Urugero uri umugore w'umusinzi wirirwa mu kabari, ufite umugabo w'umusirimu w'umukozi, iyo bakubonye wasinze wa mugabo baramwubahuka kuko ntago wamwubahishije. Undi ufite umugore usinda. Icya kabiri guseka ibintu bisekeje muri kumwe. Niyo ari ikintu gisekeje mwese mukagiseka. Uwirakaza akigira soja. Nk'ubu tukaba twicaranye
nkabona ikintu gishekeje nkakwereka ugahita nawe witabira guhita ukireba nawe kikagushimisha uzi kugira ngo umuntu akubwira ngo yewe ngo reba disi uriya muntu ukumva biragushekeje ngo si gishekeje niki uhita wumva guhananuye nko ahantu hejuru akagukubita hasi icya gatatu mube hafi kandi umutere inkunga guhora umuri hafi bigenda bisa n'ibyo twagiye tuvuga ariko ibi ngibi ni ibituma umuryango uhora umeze neza mube hafi kandi umutere inkunga naza n'igitekerezo umushyigikira niba yarwaye umube hafi niba yapfushije ubu wa mbere mu kumutabara njye hari abagore nzi nigeze mbona umugabo yapfushije muri famiye ajya gutabara basigara aryamye ngo genda bagiye gushyingura bene wanyu mu by'ukuri urambwira ko uwo mugabo aragenda yishimye uwo mugore abaho icya kane muha akanya kihariye akeneye ku mpande zombi ab'umugore cyangwa ab'umugabo abagore urugero nkanjye nikundira kwirebera udufilime uraje usanze ndi kwirebera filime ngo ariko nk'ibyo uba ureba ni ibiki mparira umwanya wanjye nawe nk'umugabo wanjye akunda kureba maci kandi igihe sinkunda maci ariko mu buryo bwo kutamubangamira muharire maci ye ayireba ayirangize mubone muganira ibindi ka kanya ke akeneye hari n'abakunda gusoma ibitabo mureka asome ibitabo bye nawe ugiye mu yindi mirimo icyenda mugirira icyizere hari umugabo uva mu kazi akihutira gufata telefone y'umugore hari umugore uva mu kazi akihutira gufata telefone y'umugabo yihutira kureba bamuhamagaye umugore wamuhamagaye inshuro nyinshi umugabo waguhamagaye inshuro nyinshi ibyo ntabwo byubaka urugo icya gatandatu mufatanye imirimo niba umugore arangije koza amasahani agiye gukarabya abana yafata nawe uyahanagure niba umugabo we arimo atera ipasi fata inkweto uzihanagure ntabwo imirimo ari iy'umugore gusa n'umugore n'umugabo yemerewe gukora imirimo icya karindwi ntukajye mu buriri urakaye ntukagire uti ntukajye mu buriri urakaye wa mugabo we ntukajye mu buriri urakaye wa mugore we ntukajye mu buriri urakaye kuko iyo ugiye mu buriri urakaye nta gikorerwa muri bwa buriri niho hantu usanga mutangira guterana inkokora rimwe na rimwe ugasanga n'amakofe murayateranya gerageza ibyo mutumvikanaho mubikemure mukiri muri salo mubikemure mwicaye mu ruganiriro hariya mu cyumba ni bimwe mu bamenyero nigeze atubwira ku meza ya gatatu nta kindi kiyakorerwa nta bindi biganiro bihari nta gahinda kabaye ni mu munezero icya munani jya ubabarira kandi wibagirwe kubabarira ukanibagirwa bivuze ngo niba wankoreye amakosa ukansaba imbabazi ni nkubabare kandi mpite mbisigaho ejo nibyo wongere gupfa akantu ngo uvuga ngo urongeye kandi n'ejo warabinkoreye oya muri iyi si turimo nta mutagatifu urimo ndi umunyamafuti n'umugabo ni umunyamafuti niyo mpamvu tugomba kubabarana mu makosa yose dukoreranye urumva buri wese agomba gukosa niyo mpamvu igihe cyose tugomba kubabarirana icya cyenda ibuka kumushimira kumubwira ngo thank you urasa neza niba kuzaniye ikintu ibuka kumushimira niba kuzaniye buriya rero hari abagabo bumva abagabo badukurikiye babyumva ntabwo abagore tunezezwa n'ibiremereye na bombo irakunezeza na biswi irakunezeza kandi nanjye nkaberaho kugushimira uzi kugira ngo uzanire umuntu ikintu ati nawe wabonye ibyo unzanira iyo unzanira pizza ubwo si ibi ngibi nibyo ubonye binejeje ikindi cya 10 wigerageza kumuhindura uwo ushaka urumva icyo kintu wigerageza kumuhindura uwo ushaka urugero umugabo ashatse umugore hari imyambaro runaka asanzwe yiyambarira kandi nawe urayibona yayambaraga icyo kintu abagabo bacyumva iyo defo barayigira ugakundana n'umukobwa yiyambarira imyenda igeraho ntuyimubujije mukiri abafiyanse ngo umubwire utariko iyi myenda nubwo uyambara sinyikunda ndeje wamukunze ariyo yambara ageze n'iwawe akomeje kuyambara noneho kubera ko mwamaze gusezerana mu murenge ngo yamaze kugera iwawe ngo ndavuze ngo
iyi myenda sinzongere kuyikubonamo wigerageza kumuhindura uwo ushaka kwabaho nawe wa mugore we umugabo wawe mwakundanye afite ibyo akunda mwakundanye afite ibyo ashaka yigira ku gapira akaza saa 5 wari ubizi neza witangira kwibyimbya ngo umugabo yatinze ko umugabo watinze ni ikibazo irinde rero kugerageza kumuhindura uwo ushaka icya 11 urumva niba umugabo umuhinduye uwo ushaka atangira kuvuga ati jyewe umugore unyobora ntago nabana nawe agatangira gutaha akererewe agatangira kwicudikira n'abandi bantu agatangira kwikundira n'abandi bagore batamustress uko umugore wo ku gasozi ntabwo akubwira ngo ndashaka kuba gutya araza mugakundana yarangiza ugataha nawe agataha hari n'igihe ibyo wakwangira ari byo uwo mugore w'agasozi abagukunda wabimenye ibyo wa undi yanga ari byo undi we akunda icya 11 buri munsi mwereke ko umwishimira twabonye mbere gushimira noneho akangaha tubonye mwereke ko umwishimira nta kumubona atashye ngo utangire kureba hirya nta kumubona atashye ngo se none gasare no kutashye karera hari abagore bateye gutyo n'abagabo nabo ereka umugore kumwishimira wa mugore nawe wereka umugabo wawe kumwishimira icya 12 irinde kumubeshya cyangwa kumuca inyuma aguhamagare kuri telefone wibereye muri geta ahantu ngo ndi muri raporo ku kazi ndi mu nama irinde kumubeshya nibyo njya nkunda kuvuga niba ari urugo rwubakira ku kinyoma ntirujya ruramba niba wirinda kumubeshya wahembwa amafaranga make n'urugero yazanuye mwereka uko bayaguhaye kandi wirinde no kumuca inyuma ibyo kumuca inyuma byo nibirebere ntabwo twakwirirwa tubitindaho cya 13 irinde kumuhoza ku nkeke uzi guhoza umuntu ku nkeke uretse ko no bisanzwe no guhoza ku nkeke ari cyagihanirwa n'amategeko ribi gufunga ribira gufunga irinde guhoza umuntu ku nkeke uhora umucukiza umutokinga amagambo mabi ese cyabaye gite dore uko gisa ese ubundi mbere ko utari umugore uteye utyo byaje guhinduka bite ubundi sinashatse umugabo nkawe ese ubundi narebaga he ibyo ni uguhoza umuntu ku nkeke icya 14 mufata umwanya wo kuganira ku bibazo byanyu gufata umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije urugo rwanyu urugo ruzahamara ukwa ese ko dufite ubukene twakora iki ngo tuve muri ubu bukene ese ko abana bacu barimo baratunanira twakora iki mbese ibibazo byose byugarije urugo rwacu kwibukiranya ibyiza mwanyuzemo ariko sha uribuka cyagiye nkurambagiza we uribuka ahantu twahuriye tumenyana yewe uribuka ko nakuguriye imbada uribuka cyagiye twagiye mu cyaro mama wakadutekera utuntu tumeze gutya na gutya kwibukiranya ibyiza mwaciyemo bituma igihe cyose urukundo rwanyu ruhora rutoshye ishimire gutanga kurusha guhabwa abo bagore benshi iyo defo turayigira tukumva twakira ariko twebwe ntidutanga ugashanga ndashaka akagifite umugabo yanzaniye ariko burya disi nanjye muhaye akagifite yakemera kandi akishima agashati ka made in Rwanda yumva akuze ko najya mvuga ngo made in Rwanda ni amashati mabi naje gusanga ariyo mashati ahenze niyo meza reka iby'iwacu ni nabyo byiza ni nabyo biba numutegurira gift ukayimuha azavuga ati umugore wanjye arankunda nawe wa mugabo wihora ushaka ko ibintu byose baguha wishimire gutanga kurenza guhabwa icya 17 mutangire kandi musoze buri munsi muri hamwe mutangire kandi musoze muri hamwe bishatse gusobanura ngo mu gitondo niba mugiye ku kazi murahagurukanye wenda umwe akora muri ministeri runaka undi acuruza mu isoko n'urugero muratambikanye
mugeza aho umwe agendera aca n'undi aca cyangwa umugejeje ku kazi umugore wanjye wirirwe neza nawe sheri akazi keza ndakwemera cyane ndakwemera kandi ndagukunda byanashaka ukamukubita akabizo umugoroba wagera umugoroba wagera wa mugabo cyangwa se wa mugore wutanze undi sheri nturataha ntabwo ndataha urataha saa sita ni uguhamagarana wariye ibyo birumvikana nturataha sindataha munyure hose dutahe byaba bidakunda ntacyo basi sheri turahurira mu rugo ibyo bikomeza urukundo nta n'umwanya wabona wo kujya gutaratara uca mu bandi kuko wahawe ke ihagije icya 18 urukundo nk'umunsi wa mbere ni ukuvuga ngo urukundo mwari mufite mukundana cyagiye murambagizanya mucana uturabo mugira guti rukomeze n'uyu munsi rube rwa rundi muhore murwenyegeza ni ukuvuga ngo igihe cyose uko watangiye umukunda byicuya ntibikomeze gutyo icya 19 mwereke ko umutekereza aha hantu ko barabana bakageze bakamenyerana akabifata nk'ibintu bisanzwe urugero utari kure ushobora kubana n'umugabo mu nzu cyangwa n'umugore mu nzu murarana ku gitanda kimwe ukwezi kugashira ntawe ubwindi ngo hindukire nta mibonano mpuzabitsina ibayeho ibyo ni akamenyero turasabwa rero guhora dutekerezanya nkava ku kazi ngutekereza nkumbuye sheri wanjye icyo gihe niba umukumbuye nta nubwo wamumaze ukwezi mutagiye ku meza ya 3 icya 20 funga cyangwa zimya telefone yawe cyangwa kompiyuta mu gihe mugiye kuryama hari abantu bagera ku buriri ugasanga umugore ateye umugongo umugabo agiye kuri chat umugabo nawe ateye umugore umugongo bagiye kuri chat barecatinganye icyo gihe rimwe na rimwe usanga arimo chatingana n'abandi bagore cyangwa n'umugore arimo chatingana n'abandi bagore n'abandi bagabo kugira ngo urukundo rwanyu rurambe isaha yo kuryama nibigeze ni muzimya amatelefone yanyu muryame niba ari umwanya wo gutera akabariro mugatere munezerewe nimurangiza muzinya amatelefone yanyu muryame mutegereze kandi ka mu gitondo nta magambo menshi yandira yo kubivugaho gusa icyo nababwira ubwira uwumva ntavunika tubifurije kuramba mu mubano wanyu nabo mwashakanye sinzi niba hari ikibazo wambaza ujya ukunda kumbaza ibibazo njye nkubita mbangura ibyanjye byaririye ni ibyo ngibyo abantu twababwira ngo muri ibyo birungo 20 mama Nana duhaye byatuma urugo rwawe y'ukwezi kwa buki tuzakomeza tubyongera ariko nawe nimba hari ibindi ushyiramo ubishyiremo kugira ngo ibintu bibe sawa twumvishe ikintu gikomeye gushaka ko mba wowe cyangwa gushaka ko uba njye icyo nacyo ni ikintu gikomeye ariko hari ikintu kiba gikomeye akaba ati ngende umukristo kandi umukobwa nashatse nubwo abyambara nabaye ncecetse kugira ngo mufatishe none reka mubwire abireke kubera ko turi abakristo ibintu utamubwiye mbere y'igihe byitwa kumufatirana ubundi mukimara kuba abafiyanse mugakundana mubwira ibyo wanga ariko rero naragukunze uri mwiza ariko ngukunda wambaye neza kuko umukobwa wagukunze ubimubwiye icyo gihe ntabwo umwenda mugufi watuma kwanga tuvuga to sheri ntabwo ubikunda ntabwo nzongera kubikora ariko iyo umwihoreye cyangwa se dushobora kuba imubwiye akavuga ati ariko njye nibyo nkunda ukamwihora ukamutega mwamaze kubana ahita abona ko mufatiranye niyo yabikora abikora mu mutima ashira akabikora inyuma ariko mu mutima arashize bikamera nka wa mwana ngo se yabwiye ngo icara vuba bagahita bavuga ati ndicara ariko mu mutima ndahagase n'abo bagore rero nuko baba bameze kabahimagarara reka tugushimire mama Nana tubabwire abantu badukurikiye bashaka nomero yawe ya telefone ku kiganiro mama Nana uriyamije profe n'ibizayigora kumuhamagara ati ngwino rwose utuganirize umuryango bizaba ari ibintu biri sawa ngewe nitwa City Hunter
nimba urangije iki kiganiro utarakora subscribe yikore kandi urahabwa umugisha n'Imana nimba utameze neza nagahora gahanze rero ibintu bizabasawa shalom shalom eka